tubasuhuzanye mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mbega ibyuzuye Yesu ntabwo ashaka gusa ko tugira amahoro n'umunezero, ibimwuzuye ashaka kubahagurutsa. turamwakira se twicaye mpaguruke tumwakire. Ndabara rimwe kabiri gatatu. Agakiza kawe waduhaye uyu mwanya mwiza, abahungu bawe n'abakobwa bawe tujye kumva ijambo ryawe, tujye kumva ubutumwa bwawe bwiza, ubutumwa bwawe bwiza n'imbaraga yawe ihesha uryizeye wese agakiza akabaho by'iteka ryose. Ubutumwa bwawe bwiza ni amatangazo yawe matagatifu, ni amagambo yawe, ni umurimo wawe ubutumenyesha, ni ubuntu bwawe ubutumenyesha, ni urukundo rwawe ubutumenyesha, ni agaciro waduhaye ubutumenyesha, kugira ngo duhumuke, kugira ngo amaso yacu arebe, tumenye ibyiza watubikiye muri wowe Yesu Kristo. Turagusabye abahungu bawe, abakobwa bawe turi imbere yawe, fungura amatwi imitima yacu. Uwo ni umurimo w'umwuka wera. Umwuka wera akingure imitima yacu kugira ngo twakire ubuzima bwawe muri twebwe binyuze mu ijambo ryawe. Urakoze ko ijambo ryawe ni ryera, kandi urakoze kuba umukozi wawe washimye kugira ngo ukoreshe akanwa ke uduhembure. Izina ryawe niryubahwe kandi ukomeze kubana natwe muri byose. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu tugushima. Amen. Dukomere Imana amashyi tuyishimire ijambo ryayo. Kandi uyu mwanya mbaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Tunashimiye Shiro na bene data b'i Musanze, mureke tubashimire cyane. Uyu munsi badusanze i Kigali, mwe cy'abanyakigali dushimire cyane abantu b'i Musanze baduteguriye ibi byiza. Mbega narivuze ngo mureke tubashimire. Oya, narivuze ngo mureke tubashimire. Yesu abaho umugisha. Dushimire Korali Shalom, dushimire worship team ya Ntora, dushimire Prosper, abantu bose Imana yahamagaye uyu munsi kugira ngo inyure muri bo, iduhe ibyiza, iduhe umunezero. Turabashimiye cyane. Uyu mugoroba ubutumwa nyamukuru baturarika batubwiye buzaba buri hano, cyangwa se teme nyamukuru ni the spirit of revival, cyangwa se ni ibihe by'ububyutse, the revival. Ubu ni ubutumwa Imana yahaye itorero muri iki gihugu. Harimo umugambi w'ububyutse ifitiye itorero, kandi bukaba ububyutse buzaguka, buzagwira, bukarenga imbibi z'iki gihugu, bukagera n'ahandi henshi ku isi. Uyu mugoroba rero ni umugoroba Imana yaduhamagaye kugira ngo twese duhure hano. Reka ntangire mbabwira ko ububyutse ntabwo ari teme, ntabwo ari sije bigaho, mu buzima Imana iha abantu. Reka mbabwire ko uyu mugoroba ni umugoroba Imana yaduhamagaye kugira ngo iduhe ubuzima muri Kristo Yesu. Na niyo mpamvu nubwo ntafata umwanya munini, ndashaka kukubwira mu izina rya Yesu, akira ubuzima bwinshi, akira ubugingo bwinshi Yesu yaguteguriye. Kandi kubera iki hakenewe ubu buzima, itangiriro ibice bitatu ni igice kirimo kugwa k'umuntu. Umuntu amaze kugwa ntiyumvira Imana, agakora icyaha, byamutandukanije n'Imana, bimushyira mu kaga, bimushyira mu mwijima, bimushyira mu bwihebe, bimushyira mu buzima burimo ejo nzamirane, budafite ibyiringiro. Na niyo mpamvu ubuzima bwose butari mu Imana, butarimo Kristo, ni ubuzima bwuzuye umwijima, bwuzuye agahinda, ni ubuzima buri ku musenyi, nka ya nzu iri muri Matayo ibice 7, inzu yo ku musenyi. Ni ubuzima buri mu kaga, ni ubuzima buri mu butayu. Ariko Imana ishimwe kuko Imana ntiyashatse kurekera umuntu muri ubwo buzima, yaduhaye Kristo. Na niyo mpamvu
uyu mugoroba nshaka kubabwira ko ububyutse ni ukwakira Kristo Yesu, ni ukubana na Yesu, ni uguhishurirwa, ni ukumenya, ni ukwakira ibyiza biri muri Kristo Yesu. Uyu munsi n'uyu mugoroba ndetse n'ibibiri hari amasengesho, hari ibitaramo, hari gahunda zigaruka kuri sije ivuga ngo turashaka ububyutse. Ariko reka nongere mbabwire ko icyo cyifuzo mu ijuru baragisubije. Muvuge ngo amen. Ezekiyeli 37 Imana yatwaye Ezekiyeli imwereka ikibaya cyuzuyemo amagufa yumye. Ayo magufa ni ubuzima bw'ubwoko bw'Imana bwaramaze gutandukana nayo, bagata ibyiringiro ndetse bakagira ngo nta wundi munezero uzongera kubaho. Ariko Ezekiyeli Imana imuhishurira umugambi wayo ufite ku bantu bayo, ko batazagwa muri ubwo butayu, ko batazananirwa muri ubwo butayu, ko ifite umugambi wo kongera kubabeshaho. Muri icyo gice Imana iramuhamagara, imwereka icyo kibaya, iramubwira ngo ubonye iki? Ezekiyeli yavuze ko abonye iki? Yavuze ko abonye amagufa yumye. Imana iramubaza ngo mbese yakongera kubaho? Ezekiyeli yasubije ngo iki? Yaravuze ngo ni wowe ubizi. Imana iramubwira ngo noneho hanura utegeke. Ngahanuye ngo haze umuyaga urahuha. Haleluya. Uyu muyaga rero niwo nshaka kuvugaho. Uyu muyaga ni imbaraga z'Imana zikora zitagaragara ariko zikarema ibiriho. Ni imbaraga z'Imana udafatisha amaboko yawe ariko zifata umuryango wari wasenyutse zikongera kubaho. Ni imbaraga z'Imana zivana umuntu w'iyobyabwenge zikamuvana mu buzima butagira igisobanuro zikongera zikamugira umuntu muzima. Ni imbaraga z'Imana zifata umuntu wuzuye agahinda n'umubabaro zikarema umunezero n'indirimbo nshya, maze uwo muntu akaririmba ngo there is no other God. Nta yindi Mana ihari, nta wundi mukiza uhari, nta wundi buhungiro buhari. Uwo muyaga uhushye, vuga ngo uhushye. Haleluya. Ezekiyeli agiye kubona ya magufa aregeranye. Uyu muyaga turongera tuwubone mu bice bibiri by'ibyakozwe n'intumwa. Mu bice bibiri by'ibyakozwe n'intumwa niho ububyutse bwa mbere bugaragara, ububyutse bw'abapantekote bw'itorero. Ngo hari ku munsi wa Pantekote, ngo bari mu cyumba cyo hejuru bahuje umutima. Ngo byagenze gute? Ngo batunguwe ngo n'umuyaga mwinshi, umuriri mwinshi, ngo haza umuyaga, ngo uraza urahuha ukwira muri ya nzu bari buzuyemo. Ngo maze barahaguruka. Kubera iki? Uyu muyaga yuje uhagurutsa abantu. Uyu muyaga yuje uhindura abantu, uhindura ibintu, uhindura amateka, uhindura ubuzima. Uyu muyaga yuje uhindura icyerekezo cy'abantu. Uyu muyaga yuje umara abantu ubwoba, maze ukabahagurutsa bakajya kuvuga, ukabahagurutsa ukabaha ijambo. Niyo mpamvu uyu mugoroba ndashaka kubabwira ibintu bitanu gusa bikubiye muri aya mahame y'ububyutse. Ikintu cya mbere, vuze ibintu bingahe? Ikintu cya mbere ni uko Yesu Kristo niwe soko y'ububyutse, niwe rufatiro rw'ububyutse. Yewe Yesu Kristo niwe buzima, niwe ubyutsa. Yesu Kristo kumumenya, kumuhishurirwa, kumusobanukirwa. Umva uburyo ijambo rivuga. Yohana 3:16 gavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera ntarimbuke ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kwakira Yesu Kristo bikuvana mu rupfu maze bikaguha ubuzima. Yohana 10:10 Yesu aravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi, azanwa no kwiba, no kwica, no kurimbura. Aravuga ariko njyewe ndaje kugira ngo intama zibone ubugingo kandi zibone ubugingo bwinshi, zibone ubuzima. Akira ubuzima bwinshi mu izina rya Yesu.
umujura nta kindi cyamuzana, uyu ni Satani, nta kindi kimuzana mu buzima bwawe, ni ukukwica, ni ukukugira nabi, ni ukukurimbura, ni ugusenya urugo rwawe, ni ugusenya ejo hawe hazaza, ni ugusenya imibereho yawe. Nta kindi cyamuzanye mu ngobyi ya Edeni, ni ugutandukanya umuntu n'Imana. Ariko Yesu cyamuzanye ni ukugira ngo yongere agarure abantu kuri Kristo, abagarure ku Mana, abagarure mu mugambi w'Imana, maze abahe umunezero, abahe ibyishimo. Na niyo mpamvu avuga muri Yohana 8:12 aravuga ngo njyewe ndi umucyo, umuntu wese unkurikira ntabwo azaba mu mwijima. Buriya umwijima bivuze ahantu hatari ubuzima, ariko umucyo bivuze kubaho, akira kubaho mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Iyo tuvuze the spirit of revival, ni ibihe byo kwakira ubuzima, ni ibihe byo kwakira kubaho, ni ibihe byo guhishurirwa kubaho, ni ibihe byo guhishurirwa ko Imana ikubeshejeho, ni ibihe byo guhishurirwa umugambi w'Imana. Yohana 15 Yesu yaravuze ngo ngiye ndi umuzabibu, namwe muri iki, namwe muri amashami. Ububyutsi ni uguhishurirwa ko utari wenyine, ahubwo uri kuri Kristo. Aha ndashaka kuvuga amagambo abiri. Ndashaka kuvuga ijambo bita proximity n'ijambo bita connection. Hari igihe usanga abantu mu giterane, mu miririmbire, mu misengere, bari muri community, bari muri environment irimo ubuzima bwa Kristo. That's a proximity. Ariko connection nuko wowe uva ku bitekerezo by'uko Yesu ahari, maze ugashyira ubuzima bwawe muri Yesu. That's a connection. Buriya mwagiye mubona binyuzamo bukaba umwijima, ariko kino kirere kirimo umuriro mwinshi. Niba habayeho disconnection, twatura ahantu hari umuriro muri Kigali irimo umuriro, ariko iyo habuze connection umwijima ugacana. Haba umwijima kubera iki? Si ikibazo cy'umuriro, yewe niyo habaye ikintu gitoya gituma insinga zirekurana, umwijima uraza. Doesn't mean there is no light. The light is there. God is calling you for the connection. Hallelujah. This is a night, this is an evening of connection. Ndashaka guhamagara ngo ihuze na Kristo. Hari ibyiza uzabona, hari umunezero uzabona, hari amahame abiri ukwiye gusobanukirwa muri Kristo Yesu. Ihame rya mbere ni ugusobanukirwa ingano yo gukunda dukunda, ingano yo gukunda Imana dukunda. Pawulo yandikira Efeso mu gice cya mbere yavuze Imana ishimwe yose umwami wacu Yesu Kristo ko yaduhereye imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka hehe muri Kristo Yesu. Muri icyo gice aravuga ngo ndasenga ngo muhishurirwe, icya mbere muhishurirwe imbaraga z'Imana ngo zitagira akagero, ngize hamwebwe mwizera ngizo yakozesheje ubwo yazuraga Kristo mu bapfuye. Guhishurirwa imbaraga z'Imana nibyo bihesha kubyuka, nibyo bihesha kuba muzima. Guhishurirwa ko tugoswe n'imbaraga nyinshi zitabarika, zitarondoreka, nibyo bituma umuntu avuga ngo njyewe ndiho, ejo nzabaho, nzabaho iteka ryose. Hishurirwa imbaraga z'Imana zikugose ni nyinshi. Mu bice bitatu aravuga ngo kandi n'abasenga Imana bahishurire amaso yanyu ahweze, maze mumenye ingano y'urukundo rw'Imana. Urwo rukundo ngo ni rurerure, ni rwinshi. Ndashaka kubabwira ngo urukundo Imana igukunda muri Kristo Yesu ni urukundo rwinshi mu bubasha, ni urukundo rwinshi mu kumara igihe kinini, ni urukundo rwinshi mu kugira agaciro. Ntabwo ari urukundo rwagajuka na gato bitewe n'intege nke zawe. Imyitwarire n'ingeso zawe ntabwo byagabanya ubwinshi bw'urukundo rw'Imana. Na niyo mpamvu ububyutse, kongera kubaho kwacu ubuzima, ni uguhishurirwa ko Imana igukunda cyane, urukundo rwinshi. Na niyo mpamvu amajwi yose akunaniza gutera ubwoba ujye uyabwira ngo mu ijuru barankunda. Kubw'iyo mpamvu ntacyo nzabura, ntacyo nzakena. Kubw'iyo mpamvu ndahari none, n'ejo ndahari. Kubera iki? Unkunda, urukundo rwe guhoraho iteka ryose. Ntabwo bukurwaho n'imiyaga n'ibihe, ntabwo bukurwaho na season, ntabwo bukurwaho n'ibyananiye. Kubera iki? Ntabwo andebera mu byo njye navuze, andebera mu mugambi w'ibyo yamvuzeho. Yesu ashimwe cyane. Akira ubuzima uri mu rukundo rwa Yesu Kristo. Yesu Kristo
niwe soko y'ububyutse. Niyo mpamvu ku munsi wa Pentekote mu bice bibiri ngo bamaze kuzura umwuka wera, ubutumwa bavuze ni ubutumwa bubwira abantu ngo Yesu Kristo yarazutse, wa wundi mwishe mukamubamba Imana yaramuzuye, ubu kandi ari iburyo bwa Data. Aravuga ngo niwe ukoze ibi. Biravuga ngo rero nta wundi muntu waguha ubuzima bwinshi, ni Yesu wenyine. Umuntu muri kumwe mubwire ngo akire ubuzima bwinshi muri Kristo Yesu. Shalom, mwarimbye neza. Yohana mu butumwa bwiza igice cya mbere yaravuze ngo twaramubonye, ngo tubona afite ubwiza bwa se, tubona yuzuye ubuntu n'ukuri, tubona ari umugwaneza. Murongo wa 17 niho avuga ngo kandi bimwuzuye ngo nibyo yaduhare natwe, ibyo ni ubuntu. Uyu mugoroba acira ibintu Yesu yakuzaniye, kandi ntabwo Yesu yaje abizanye, ahubwo yaraje ubwe kugira ngo wowe kubana nawe biguheshe umunezero n'ubuzima butazashira na gato. Ihame rya kabiri shaka kubabwira ni ihame rivuga ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Umuntu wese wamaze guhura na Yesu agukuramo ubuzima bw'ibyaha n'ubu gukuramo. Umuntu wese wamaze kwegera Yesu, Yesu ashimwe ibintu akora mu buzima bwacu. Nimusoma mu byanditswe byera, abantu bose bahuye na Yesu, yaba ari uwo bamuzaniye, yaba ari uwo yagiye kureba, yaba ari n'uwaje kumushaka, mu bintu yakoze mu buzima bwabo hari inkuru zitandukanye. Inkuru imwe muri Yohana 18 ni umugore bamuzaniye ngo bamufashe asambana, ngo bamuzanira Yesu, ngo kandi abamuzanye ngo bari bafite n'amabuye yo kubigenza gute yo kumutera. Baraza baravuga ngo uyu yakoze icyaha. Urabivuga hiki? Reka mabwire ngo umuntu wese wageze imbere ya Yesu, nubwo yaba afite ibyaha bimwicisha, ariko Yesu aramukiza. Nawe uyu mugoroba bigashoboka umuryango wawe waraguciye kubera amafuti yawe, kandi koko iyo bayabonye babona ari menshi, ariko ibintu byose byakwicisha Yesu Kristo ari hano, afite ububasha bwo kukubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu Yesu abwira abigishwa be muri Luka ibice 24 yarababwiye ngo ubutumwa bwiza bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha muzakomeze mu buvugi. Umva baririmbyi, ubwo butumwa bwiza muzakomeze ni ubutumwa buri bw'agakiza, buri mu buzima, ni ubutumwa bubohora, ni ubutumwa bubeshaho, ni ubutumwa butanga umunezero. Icya gatatu nuko iyo tumaze guhishurirwa Kristo, iyo tumaze gusabana nawe, adukundisha ijambo rye. Adukundisha iki? Ijambo rye. Kubera iki? Ijambo rye ni ubuzima, ijambo rye ni umutsima w'ubugingo, ijambo rye ririmo ubuzima. Niyo mpamvu ndashaka gushimira shimwe. Hari abantu bakora igitaramo ariko umwanya w'ijambo ry'Imana muri gahunda ntugemo. Ureke tubashimire, nk'umushumba buri gihe ngira inama abantu babwira ngo niba wateguye ubukwe uri umukobwa, ntuzashyiremo abavuga ijambo n'imisango gusa, ngo wibagirwe umuntu uvuga ijambo ry'Imana, kuko niryo ryarinze ubuzima bwawe, niryo riri gusohora. Niyo mpamvu ntuzabona abantu 1000 bateranye ku bwawe, ntuzafate audience yose ngo uyiharire, ahubwo uzashyiremo umwanya abantu bamenye ngo burya n'ijambo ry'Imana niryo ryabiremye, niryo ryabirinze, niryo ryagendanye nabyo, niryo ribisohoje. Ijambo ry'Imana rero nitabaza riramurika. Niyo mpamvu ubuzima bwose butayowe n'ijambo ry'Imana bugendera mu mwijima. Iyo wegereye Yesu rero mu bintu agukundisha ijambo rye. Akira neza iyi mpano wahawe y'ijambo ry'Imana. Icya kane Yesu aduhereza, iyo twagize ubuzima bwo muri Kristo Yesu, aduhereza umutwaro w'abarimbuka, umutwaro w'abantu bananiwe. Luka ibice 15 aha Yesu aduhamagarira gusiga na 99 tukajya gushaka umwe. Niyo mpamvu uyu mugoroba
mu bintu byanezeza Yesu ni ukubona umuntu waje ari mu ngoyi z'ibyaha abwira Yesu ngo nguhaye ubuzima bwanjye, nguhaye imibereho yanjye, ndakwiyeguriye. Iyo twagize umutwaro w'abarimbuka, ibyo ngibyo byerekana ko twamaze kwakira Yesu, kuko Yesu ibimwuzuye si amahoro gusa, ibimwuzuye si umunezero gusa, ibimwuzuye harimo umutima wo kuzana abarimbutse ngo abahe ubuzima bushya. Haleluya! Mbega ibyuzuye Yesu ntabwo ashaka gusa ko tugira amahoro n'umunezero, ibimwuzuye ashaka kubahagurutsa ngo mujye kubwira abandi barimbuka, mubabwire ngo there is a room for you. Hari umwanya mu bwami bwa Data bwatuma unezerwa, bwatuma wishima, bwatuma uba amahoro. Icya gatanu cyerekana ko hari ububyutse ni uko buri munsi ibyakozwe n'intumwa ibice bibiri bamaze kuzura umwuka wera, ngo bagize ubuhamya bwiza, bakunda ijambo ry'Imana, bakunda gusenga, ngo noneho buri munsi umwami Imana akajya yongera abakizwa. Niyo mpamvu ushaka ko abantu mwese muhaguruke. Turi hano twaje gushimira Yesu, ariko twongere duhaguruke dusengera igihugu cy'u Rwanda kuko kiracyarimo abari kurimbuka. Muhaguruke dusengera imiryango yacu, dusengera abaturanyi bacu, dusengera aho tugenda. Hari igihe muri iyi Gikondo ndetse n'ahandi twebwe turi hano turirimba, ariko kuri iyi mihanda hariho abantu baguwe nabi. Nyamara Yesu Kristo ibimwuzuye harimo kubaho ubugingo n'ubuzima. Mugiye kugengera uyu mwanya, tugiye gusengera abantu bakibaswe n'ibyaha, bakiri mu ngoyi z'ibibi, bakiri mu ngoyi za kamere, kugira ngo nabo bahishurirwe Yesu, kubera ko ubwabo ntabwo bahikura, ariko Yesu yatanze ubugingo bwe kugira ngo umwizere ntazarimbuke. Ese hari umuntu uzi ukeneye kwakira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ngo tumusengere? Hari uzi ukeneye kubwakira? Hari umuntu uzi wowe ukaba umuzi ukavuga ati runaka ndamuzi, ngiye kumusengera muvuze mu izina, ngo uyu mwanya dusengere umuntu tuzi, dushaka kubwira Yesu ngo muba wabambiwe uyu na Manuel arimo, na Suzana arimo, na Maria arimo, maze uyu mwanya umwatuza akanwa kawe uvuge ngo uyu munsi naje muri iki gitaramo kivuga revival, ariko ububyutse ni ugutuma abantu batarizera Yesu bamwakira. Mbese hari umuntu uzi ugiye gusengera kugira ngo yakire Yesu? Hari uzi? Niba hari uzi mu kiganza kugira ngo dufatanye umuntu tumusengere mu izina rya Kristo Yesu, kugira ngo uyu mugoroba, kugira ngo uyu munsi ijwi ry'Imana rigere mu buzima bwe, kubera ko ijwi ry'Imana iyo uhuye naryo ntabwo warinanira, ntabwo warinaniza. Mwami Yesu Kristo, uyu mugoroba turagushimiye kuba duteguriye umwanya w'ububyutse, umwanya wo kutuzirikana urukundo dukunda, ibyo twibwiraho, ibyo ukora mu buzima bwacu, ibyo urema, ibyo ubeshaho, ariko icyakuzanye ni ukugira ngo tugire ubugingo bwinshi. Ariko hari abantu tuzi bakigoswe n'iminyururu y'ibyaha, bakiri mu mwijima, batarakumenya, baracyaguhishurirwa. Bamwe turakorana, abandi turaturanye, abandi tubana mu miryango. Ntabwo imbaraga z'abantu zabakiza, imiryango yabo n'amashuri bize ntabwo yabahishurira Kristo, ariko Yesu we waje kwimenyekanisha. Niyo mpamvu tubasengeye ngo abo bantu bakire urukundo rwawe. Tugukomeye amashyi kubwawe ukijije, kandi birashoboka ko no muri iki giterane harimo abantu bakeneye kukwakira, bari baraguye, basubiye inyuma, bavuye mu buntu bwawe. Uyu mwanya turabasengeye ngo bongere bagaruke ku mwungeri mwiza, nka wa mwana wisubiyemo maze akagaruka kwa Data. Abo bantu bongere bahishurirwe ko hari ibyiza Data wabikiye, maze bagaruke mu rwuri, kubera ko ubabikiye ikanzu nziza, ubabikiye impeta nziza, ubabikiye ibirori, ubabikiye umunezero. Abantu bose bavuye mu byizerwa bagasubira inyuma, turabasengeye kugira ngo bongere batere intambwe, bagarukiye mu munezero wa Data. Tugukomeye amashyi ku mineza yawe, kubw'urukundo rwawe, kubw'ibyo wibwira. Kandi uyu mugoroba ukomeze uvugane n'umuntu wese, uyu mugoroba ukomeze uganirize umuntu wese,
mu ndirimbo zose zigihari muri iki gitaramo, mu ijambo ry'uyu munsi ryose rivugwa, turasengera amatwi yose araha yongera guhishurirwe. Tugukomeye amashyi yo kugushimira. mugihagaze ubwo ndavuze ngo n'uwicaye nahaguruke, ibimwuzuye Yesu Kristo nibyo yaduhaye. Birashoboka ko waje mu mugoroba uje kuramya, uje guhimbaza Imana, ariko hari ibintu bitandukanye bikugose, hari ibintu bikureye nk'umutwaro ukuremereye. Niyo mpamvu tugiye kugusengera, niyo mpamvu tugiye kukwingingira mu izina rya Kristo Yesu. Ndashaka kugusaba ngo ufate ikiganza umuntu umwe mwegeranye, kugira ngo dufatanye gusenga no gusengerana, kubera ko uyu ni umwanya twaje wo gusabana na Data, gusabana na Kristo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, n'uyu munsi iracyadukunda urukundo rwinshi, kandi muri urwo rukundo rutuma buri gihe dukinguye ijuru, maze akaduha ibyiza. Uwo muntu muri kumwe waje muri iki gitaramo akwiye byiza uyu mugoroba. Ibyo abantu batamuha, ibyo abantu batakora mu buzima bwe, Yesu yabikora. Ibyo abantu batahindura, amateka abantu batahindura, Yesu yayahindura. Uwo muntu muri kumwe mufata ikiganza, maze dufatanye gusenga Imana. Nawe umusengere, nawe umusabe. Hari ibintu Yesu akora, kuko umuryango w'abizera ufatanije mu gusenga. Yesu turacyagushima, uyu mugoroba twaje kugushima, turacyaguhimbaza ko muri wowe harimo ubuzima, harimo amahoro, harimo umunezero, harimo gukira indwara. Birashoboka ko uyu muntu uraha nubwo yaje abikara arwaye mu buryo bw'umubiri, ariko inkoni wakubiswe yaba ibibyimba harimo gukiza. Niyo mpamvu tumusengeye, tumwakireho ubuzima, tumwakireho gukira mu izina rya Kristo Yesu, kugira ngo uyu mugoroba umuremere ibindi byiza bishya, umuremere undi munezero mushya. Uyu mugoroba umuremere ibindi byiringiro bishya, uhindura indirimbo, maze aririmba indirimbo y'umunezero, indirimbo y'ibyishimo, indirimbo yo guhishurirwa, indirimbo y'ubuzima bushya. Abari bafite ingo zifite ibibazo turazisengera ngo uzihe ubuzima, uzihe amahoro. Abafite ingorane mu buzima bwabo, mu kazi kabo ka buri munsi, mu miryango yabo, turabasengeye uyu mugoroba. Ubaremere andi mateka mashya, ubaremere ubundi buhamya bushya. Yesu ushimwe, Yesu uhimbazwe. Twese tukuramburiye amaboko, tuguhaye icyubahiro kubw'uyu mugoroba, kandi dushimye ibyo wibwira kutugirira. Ni byiza, ntabwo ari ibibi, kandi ibyo byose ubikoze ku bw'icyubahiro cyawe. Ni mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Yesu Kristo abaho umugisha.